kubera iki impamvu yo kwinyegeza bakama baza bihisha amashusho y'abantu strategy zabo abantu bamafise de boucles émissaires gusa abantu de bouclier bagira mugabo ejo ntibyagenda nabi byitirirwa abandi kandi ari we yabikoze strategy zabo ko bari wabo noneho yego icyakane batubungubu indwano izotworohera dufise umumiliyoni w'imbonera kure FDLR na Wazalendo bamenyereye kurwana kandi twese tuzi neza ko twizi neza tere y'imirwano twararwanye kuva kera ntago rwakinjirira no ku mupaka bahuriyeho ahubwo ngo rwitwikiraye mu 23 niyo Red Tabara babanje okay katuye ku Rwanda ngo kuko barazi ko bihindutse ngo kitakisigura ukuntu cyatsinzwe ngo kirazi Burundi ingene bugwana reka turebe ko batarabasha kwikingira operation zo mu kibira ikibira kimaze kugwamo imbonera kure zingana iki kimaze kugwamo Burundi abarundi ba FND bangana gute kimaze kugwamo imbonera za FDL zingana iki iyi fate ishobora gufata uhita fata pinga cyangwa ihita fata Uvira uvuga ngo mu bintu abantu bagomba kwitega Tombe ishobora kubamo Tombe ya Uvira cyangwa Tombe ya Pinga hose harashoboka hamwe muri ho harafatwa icyo nicyo umuntu yavuga Shwabo rero bavuga ngo byo kurinyega niki baranyega mbete rwose bafite umwanya ariko banafite n'uruvugiro pe ibihe byiza bakunzi ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com turi kwa kabiri tariki 3 kwezi kwa gatandatu 2025 turagarutse n'ubundi mu makuru yacu y'umugoroba aho tuba tugomba kwicara ku makuru ahari tukayaganiraho tuyavuye imuzi dutanga ibitekerezo mu buryo bwacu tuvuga tuti none twaza bajya he twajya he wewe wose bo bajya he none twe twaza bajya he ko twase twambaye none twambaye ingwe n'imondo none iyo hari n'imiripuko mfite morale zatari hafi imiripuko hafi kuboneka kandi hari iri hafi no kuboneka none n'akazi byatari nabuze mbona ko nayo betira ngiye gufata umujyi ukomeye abana yanjye we tugende naguhaye ikaze meki mu kiganiro urakoze Shwabo urakoze cyane ndagushimiye kunyakira nanjye nakira abakunzi ba Bwiza TV abarimo Alphonse rwose wakoze cyane tumwe bwawe nabonye ndakira Zamazani ndakira Karangwa Epifani sinkimona cyandika comment Karangwa akundi muntu ukomeye cyane nayibagirwa kuvuga witwa Sengreto Joseph kuva Bwiza twakora izi nkuru Sengreto ari mu bantu babanye natwe kimwe na Marie Goretti Chris Jen hari abantu Shwabo urana bino bantu badutukaga we wajya gucika intege abantu bahuraga badusupportinga nka Marie Goretti bakagenda na Chris Jen bakareba abantu bagize bakambwa ati meka rebe tibugusibe cyangwa ubabroke baramfashije cyane twaje tugira menace ko bakagukomeza Basengreto rwamagara ba Eric muri Denmark Eric rwose we yanadusuye muri studio ba Mutsindashyaka Boniface we yahoze ari n'umunyamakuru Kiongozi yego yitwa Boni niko bamwita hari abantu uvuga uti kabisa abantu witwa Sam uramuzi Sam rwose ati ngomba kugurira kamera meke Sam hari abakora benshira ni benshi bagigi basike ba gaciye ubwenge ni benshi ba Desire ni benshi Patriote Rose Jackie ni benshi mwese ndabakira muze naho navuze uyu munsi dufite morale ejo nari mfite morale kwirimo n'uburakari bwishi abantu baranyitse Mike warurakaye ntabwo ntarakara ariko iyo dutabariza abantu urimo nari ngubya muri mood numvishe nyine sizi kuntu ejo byagenze nagiye muri mood Shwaboy nawe rero kunansaza nkashyuha tu nkashya oya ari ukuntu Shwaboy ntago buriya none se ni ngewe nawe nje nzakwesha iyo wandika story n'igitabo iyo utari gufeelinga ibyo uri kwandika nuvuga ngo ube uri bikurimo
ntabwo ubasha kuvuga ibyo bintu. Rero njyewe nakoraga advocacy ejo kandi irimo no gutanga ama opinion, ariko impamvu nagombaga no kubikora ndakaye nuko nabo nasabaga barabizi, niko nzi ko njya mbasaba bakabinkorera. Yes, ni byinshi twagiye dusaba Inventor bwaye mu kizabandi kabikora, kandi abaturage batubwiye ati mudutabarize. Abantu bakunze kuza mu izina rya Inventor bakaza kudutuka, twe turabizi ko iyo tuvugiye umuturage Inventor irabikora. Twatabarije abo muri hahandi bandi barabatabara, dutabariza abangungu, baratabariza aba Nyanza, ahantu henshi twatabaje. Tukabwira Inventor tutabaturage nabagiye kwicwa. Twarahe nibyo tuvuga mu gikari ikabikora. Abantu ati amatangazo nta muntu yatabaye. Nabibonye muri comment mu kiganiro twakoze ko bivuga rwose. Abandi bakadushima bati rwose ngewe n'ukuri abantu bari murenge nabo tuganira baho barabizi ko bari mu bantu nababajwe nabo kuvaza 2019 ntigeze numva impamvu bashobora kwicwa isi yose irebera, bakanyagwa inka zabo isi yose irebera, iyi myaka bakabayirimo none bageze amahirwe haza umucunguzi Inventor iraza irimo irabohora ibindi bice, nawe nigihe kigeze kugira ngo batabarwe. Uyu munsi abarundi barazamuka yo bonera kure Wazarendo FDL bajya kubica. So rero iyo niyo mpamvu yatumye ngewe nza nyine Goreti yambaje ngo kuki warakaye, namubwiye nibibaho tu. So nyine narimeze kuriye kandi na feelingaga ibyo navuga kubera ko ndazi ubu tuba dufite amakuru ureba ukibaza sikweri, ariko ndabizi ko igihe kitarambiranye nkuko Dr Oscar ubugize Inventor turabivuze bazatabarwa vuba. Ikindi riratangazo rya Kanyuka icyo rigaragaza cyambere riba rinagaragazamo icyo bagiye gukora. Ntabwo bavuga kuriya muri politique cyangwa mu gisirikare iyo bakoze action nk'iriya haba hari ikintu kigiye gukorwa. Gusa ndanabizi ko bitoroshye kuva aho bari bakagera hariya, bisa ibintu byinshi kuko suvangura ajya gutabara abanyamurenge gusa, n'inzira zo kujya kubatabara n'izindi nzira. Ubwo bivuze ngo hari izindi bice bivamo, hari abasirikare benshi ukenera, hari imbunda nyinshi ukenera, hari amasasu, minisiyo, buri kimwe cyose. Mu by'ukuri nicyo cyatumye, ariko uyu munsi nabwo turagatse shabo turaje nta nubwo tureba ku ngingo nyinshi, tugiye kureba kuri Uvira ngo yananiye M23. Abarundi barabyidoze ati Uvira si Goma, Uvira si Bukavu, Uvira si Warikare, Uvira si Rucuro, Uvira si Masisi. Ko kantu kanyuzemo. Uvira icunzwe n'iki n'abarundi, igisirikare cy'u Burundi. Kanze kakantu kanyuzemo igisirikare cy'u Burundi kubitwa n'ikindi gisoda kivuye hafi ngaha ibyo ngubwo. Uravye igwanisha dufise n'abasirikare dufise n'ubuhinga bafise n'amadrone acunze imbibe n'ibiki byose, ahubwo mukwiye kwibaza igituma bafashe Goma bagafata Bukavu bagafata n'imbari cyane ariko bashyitse Uvira bikamba bari batanze iminsi 2 gusa, baratanze iminsi 2 haciye inganiki amezi hafatatu, none bahagaritswe nande igisirikare cy'u Burundi ko batavuga babahagaritse. Ubu bari muri ropo bashyitseho barushe bararyama barasinzira uburyo bakaba bati uburangi burahera ngo tubandanye, basanze hari umugariro burati aha ntibikunda ibarabizi nabone afite ukuri ariko uwo rero uwo ni Apotre Mbayahaga. Ati ni ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru kuri YouTube, nabonye ari ikiganiro rwose cyatambutse. Uwo muhungu akunze wa Africana TV akunze gukora ibiganiro byiza. Nibaza ko nawe wakiriye Gaston Sindi, uwo muhungu arabizi. Nyine ari uburyo abazamo nibyo rwose je ntago ari professional kuko uburyo abikoramo akoresheje environment arimo. Ibyo abaza ni umunyagihugu mu Burundi agomba kwibaza muri nta nubwo mbona ko avugama rwose aho nyine ahakorera hayi environnement politique iriyo niyo akorera rwose. Meki Mbayahaga M23 ananiwe Uvira. Kundi ruhande wavuga uti M23 koko yaba yarananiwe Uvira, sibyo? Yaba yarananiwe Uvira rwose nkuko babivuga, ariko je siko mbibona. So bishobora kuba birimo strategy ku ruhande rwa M23
ariko se bikaba binarimo noneho bamugana no kwitinya kuko uyu mbaye hagarara ati bageze Uvira barahagarara mu by'ukuri hari igihe M23 nayo yisuzuguza Shwabo Dariye M23 rwose yisuzuguza nk'aba barundi yarabisuzuguje umunsi bambukaga Uvira bose bagashira muri Uvira bajenguwe bazarino zikagenda FDL ikagenda FARDC bakagenda Uvira igasigara mu busa bagarutse M23 bareba gusa ishaka kuba nawe yaratunguye wenda gufata ukaba bigatuma n'abandi bahamuka bakiruka ariko icyo umugabo avuga hari uburyo uwo yakibwira yacyumva none wa mugani niba koko itarabananiye kuki batayirenze ati giseka cy'ubundi kirakomeye ibyo ntabyo mbona arabeshya ni ukuvuga ngo mu karere kose aya arabeshya cyabaye nkabaza nibaza rendo umva nyine we yavuze ngo mu karere kose aya rwose gisigaye cy'ubundi kiri nkabaza nta gisirikare gikomeye nk'Uburundi aya rwose ati nibura urebye idrone zicunze igihugu cyacu urebye imbunda ziri ku mbibi zacu ati mu karere nta gisirikare cyashobora igisirikare uwo mugabo aravuga nyine umuntu uko abibona uko wenda ibyo atazi ibyo atazi se sarimo si umudede mukuru umudede mukuru se n'umudede n'umusirikare yigeze ajya kuri fora ubaza uburyo abasirikare b'Uburundi bakubitiwe muri Kibumba azi uburyo abasirikare b'Uburundi bakubitiwe muri Nyiragongo za Rusayo na za hirya za Sake azi uburyo abasirikare b'Uburundi bakubitiwe za Mushaki muremure bakutirwa Ngungu azi ibyo bahuye nabyo mino mateko M23 arazizi uwo mugabo avanye nk'umugabo uhazi umeze neza uryoshye ariko ntazi ubwo abasirikare b'Uburundi baboneyemo ubwo ejo bundi Claude Major Claude wari uri kazi bahari barimo bamufata nk'abafata intuza Kadugo bafashe Major senior officer w'u Burundi bamufata ari uko atari umusirikare bavogera umugezi wa Kaziba byonyine yavuga nge narakiboneye simvuga wenda ngo nari impari yamwe turifata kavumo uburyo abarundi bamanutse birukanka Bukavu kibuno mpamaguru bari bameze uzukuntu bagendaga ikamyo utabarundi baragiye nge se Kamanyora M23 buri buki yifata Kamanyora ntago barimo bavunagura ibigori basahura bagenda bajengo so icyo nshaka kuvuga ni iki uyu mugabo aravuga nk'umugabo utazi M23 kakawudio kahedi ngo banogora ijisho kanze nkarebe ariko none ushatse kuvuga ko mbaye haga ibyo ari kuvuga atabizi ntagaze ibyari yavuze ngo iyi Uvira ubona ko bavuga ko bakomeye ko batanze iminsi 2 haheze iminsi ngata amezi arenga 3 arashize I can support him ati yego shobora kuba kubwumva ariko ntago nabyumva byose icyo nshaka kuvuga ni iki ku ruhande rumwe ibyo avuga nibyo navuze nabanje kuvuga M23 yiteje bano bagabo irabiteza pe sibyo yarabiteje reka bayisuzugure yarabiteje kuko wamugandi kubitayifata habura iki sibyo kubidafata Uvira habura iki icyo ni kimwe ushaka kwibaza sibyo yahuye n'urukuta yavuze Mbayehaga yavuze ngo hari icyo bita urukuta rw'umurundi mwenyewe noneho umurundi apanizo abo bose bavuga urukuta rw'umurundi yego nibyo avuga nibyo intambara byo ira ntambara muri Uvira yo ni umurundi gusuzarwana ni uri ku rukuta ngo kuko ngo ibyo bavuga ngo iki iyo minsi 2 batanze yaraheze Uvira bayitandukanye na Bukavu Uvira bayitandukanye na Goma Uvira irunzwe n'umurundi mwenyewe niko bimeze rwose irinzwe n'uburundi rero niyo mpamvu igisirikare cy'u Burundi nta wakigeranya n'ikirenze ibisirikare byose byo mu karere naje mbivuga shaba uretse mbanza gushakira urimo uransembura datuma bivuga nabi ndagusembura gende kanze nkumvi kambe kizo Mbayehaga ongera ugasubiremo ko kantu apane byose uza kutwiyenzaho ndaje ndebe mve ndebe uyu mugabo bita Mbayehaga
ko yari puyera yaripuye kandi akubise ku mpande zose, yakubise ku Rwanda arongera kubwira M23 kuko ibyo avuga ni ukuri. None se niba badafata Uvira nyine ibindi byo matangazo asohora ngo Burundi uve mu ntuza ntacyo bivuze rwose. Ndaje M23 iriteza agasuzuguro cyane rwose itarafata Uvira nta kibazo. Mudusengera kabisa ngibiraka ngo tubihereze hariya. Niwe nyene atari yemera ibiriko birabera muri Kongo. Atavyemera, abandi bose baravyemera. Barazi ko biko biragenda. Nyuma rero nta kundi. niwo ndi wanogora ijisho. Reka numva kano. Sinzi ko Mohamed yoronka kanya ngasome iyo message ndungitse ngaha. Ntarabanye nibaza ko nokwiga ndayihereza kuko niwe nyene atari yemera ibiriko birabera muri Kongo. Atavyemera, abandi bose baravyemera. Barazi ko biko biragenda. Nyuma rero nta kundi. Biragoye jewe namane ko ndavuga none nk'ubu abantu baja ngaho bakiparatura ngo barakomeye ngo bafite ibisirikare bikomeye. Uravye ayo babone muri Kamanyura iri ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi na Kongo, iri hagati ku bihugu bitatu. Nukuvuga ko bari bafise imbaraga zo kutava muri Kamanyura kubera apwi iri hakurya i Bugarama mu Rwanda. Ariko uyu mwaya tuvugana ubabwiye ati uvuze Kamanyura udahunze yohamuka. Ingabo babwira z'abanyarwanda ngo mugende muri Kamanyura naye izahahora ayo zahaboneye udahunze yohamuka sino kubesha. Rero ni barabe ukuntu biriko biragenda ku rugamba, ku mirongo y'urugamba. Ikindi rero kimenyetso kigira kize giteye ubwoba gose sindamusika. Ushobora kunsigura uko kuntu waba wafashe igisagara nka cya Bukavu uravitaye mawiravitaye hajya hakurya mu Rwanda hafatanye atabuye ruhari ukabugira ukubitwe gushika Igisenyi kandi bavyumve. Ushobora gukubitira umuntu bitegure neza sabasawa bategure n'imitima yabo. Ushobora gukubitirwa muri Bukavu hama ngo umuntu ahagarare ntivyoshoboka. Nukubandanya ivyo mubeho mubizi kegura imitwe n'imitima. Umuntu agukubitiye umvishe aba nabadedi sibyo ibyo bakomeza kuvuga y'ukuntu ngo bagomba gukubita bakubita u Rwanda sibyo. Ndaje nkwemvishe kakandiro ndikundi mukabura 11 mars 2025 ndaje nkare rwose ndukabona kugira ngo tubyumve neza. Cyitwa u Rwanda ahubwo twika ko Leta Tabara yateye sitwebwe. Mugabe ingabo ziriko ziragwana nizo Rwanda nizo zitwa za M23 nuko zije mu ishusho ya Leta Tabara zigatera Burundi. Nayo gutera aho bazanye ku rubibe dufitanye n'u Rwanda ntabyo bukubahuka uko ntibashobora kuza nkabo kandi barabizi yuko igisirikare cyo gutsinda gutsinda. Ariko none Shabenda kure Shabenda ya sisegwe hasi ati ntibanyura ku mupaka nibaca ku rubibe duhuriyeho ati bagomba kunyura he bagomba kuza nyine nka M23 kuko nabo barazi neza igisirikare cy'u Burundi batagitsi. Abo dio ko nyibuze di banogora ijisho ndaje nyumvishe umuntu ko avuga ati je nagize amahirwe njyayo. Urumva ko uwo mugabo aravuga ko nk'umuntu utazi iby'umuriro ariko mu Burundi wahuye n'ibibazo by'umuriro ntago ajya muri ibyo bintu ushobora nekisha cyo kora duni. Kaze kano kantu nongera umva amasegonda 30 gatko uko ntibashobora kuza nkabo kandi barabizi yuko igisirikare cyo gutsinda. Ariko none barabizi kubera iki impamvu yo kwinyegeza bakama baza bihisha mu strategy zabo. Abantu bamafise de boucles émissaires gusa abantu de bouclier bagira mugabo ejo ntibyagenda nabi byitirirwa abandi kandi ari we yabikoze. Strategy zabo ngo nizo zituma bagenda bitwiki banogora ijisho. Ereka ikiganiro twakoze banogora ijisho sinzi ngo ni tariki zingahe no dushobora kugira kuko audio
odiyo rwose hari igihe igira gutya ikabura meki iyo odiyo yireka abantu barayumvisha ivuga ati ni umwoto bariya ni umwoto reka banogora ijisho ati banogora ijisho urumva uyu Murundi rero yatata aravuga ati M23 uretse no kuba M23 ari inyeshyamba n'ibisirikare byo mu karere nta gisirikare kirimo cyakigondera FDNB cyakugeza ku ngabo z'u Burundi cyakigondera FDNB ibyo avuga ku rundi ruhande ndabyumva kuko nawe uzi ko gikomeye igisiga cy'u Burundi ntabwo gikomeye nese kucyo vuga iyo domenyereza kucyo uvuze ngo ibyo avuga urabyumva ibyo avuga afite rega evidence kuba mbere turi tarafata Uvira yarabirukankanye basohoka muri Uvira baragenda bagaruka bareba kubita arafashe kiragiye Uvira nibyo biri gutuma abarundi bakora ibyo bashaka baza kwica abantu baza kunyaga ibyabo baza no gusenyera abantu nibyo twabona ukwezi k'uburyohe kwageze muri Samsung 250 gura ugabanyirizwa 15 yose ku bicuruzwa birimo za iPhones na smartphones nka Samsung A05 A06 A16 A26 A36 A56 cyangwa ubona iPhone zose TV screen kamera z'umutekano laptops frigo imashini zifura n'iziteka speakers zigezweho n'ibindi bicuruzwa byose wicikanwa n'impano idasanzwe wagenewe na Samsung 250 kuko iyi promosiyo izamara ukwezi kumwe gusa ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788313891 cyangwa se ugasura imbuga nkoranyambaga zacu zose ni Samsung 250 Rwanda. Kabure metro cyagiye ifata umujyi wa Goma yita ifata nka Sadek igihe imanitse ibitambaro by'umweru igahita bapakira amakamyo igahita ijya kubafungira Cyanzu cyari kabafungira n'ahandi ntago diplomasi banyuzemo zo kuburana ngo muraduha intwaro zacu murarekura abasirikare bacu ntago zari kubaho shabo zabaye kuba kombe turatanze umwanya wo kugira ngo nabo biri forcing bacure bashaka icura bwenge ryabo ryo gukora diplomasi yabo irimo n'amanyanga n'amayeri menshi agamije kujya gutagamije gufata imvetura mu bundi buryo n'abarundi rero cyagiye abarundi bakubitwaga muri ngungu sibyo igihe imvetura bakubitaga muri ngungu kakubita za Minova ikamanura za Nyabibwe siko nabarakubite za Numbi kuri nabo bageze za Kavumu bakubitwa za kwanza bakubiswe za hano Husi bakubiswe Husi bongera gukubitwa uruhande rwa airport nuko bamwe batora kwijwe se yego so ngewe ntago mvuga ngo uwo mugabo ibyo avuga arabira ugasuzugura imbetura yiteje ku barundi rwose afite reason yo kuvuga ibyo ariko nanone ntago igisirikare cy'u Burundi rwose gikomeye nkuko abivuga kereka niba avuga icyo ku bwabo yo ya cyakugabagaza ariko uyu munsi igisirikare cy'u Burundi rikanguhe twakibonye gihenagurika kuri fro reka nguhe urugero rwa mbere igisirikare cy'u Burundi cyakubitiwe Bwiza igisirikare cy'u Burundi cyakubitiwe Nturo cyakubitiwe Petimasi cyakubitiwe Petimasi cyakubitiwe Karenga cyakubitiwe Mushaki cyakubitiwe Gicanga cyakubitiwe Muremure cyakubitiwe Gicanga Sake cyakubiswe Ishuda ashobora kubara muri Bweramana cyakubiswe Minova cyakubiswe Ishasha cyakubiswe Nyabibwe cyakubiswe Ngungu ijya kure cyakubiswe Gatare cyakubiswe za Ruzirankaka cyakubitwe za kumanuka kugera za Numbi kumanuka Nyabibwe kugenda kurenza za Teritwari Kare ukamanuka gikubitwa Nungu cyakubitwe Kamanyora cyakubitwe Rubarika cyakubitwe Ruvunge bajya kugikubita bajya kuramo operation ntuze bakagira cyakubitwe Kaziba inshozi ebyiri operation y'akazi yabaye imisho ebyiri kugeza ubwo kushore ejo bundi bato ya 10 nayo ni ya 8 zazimye oya nago zazimye zahuye n'akaga komeye inkomere nyinshi zakubitiwe Rugezi ni buri munsi noneho zamukuje Nyangezi babakuye muri defense barimo muri ndakira bacukura bakuramo ubwo zo rambwa kisika cy'ubundi gikomeye gusa uyu munsi none kuko ibyo bavuga mu bigaragara abarundi bavuga ko kuba Uvira idafatwa nibo babitera abarundi niko bari kuvuga
nyine barimo baraniga M23 ngo Bahaga yavuze ngo si Wazalendo si FARDC si yo FDLR ni FDNB umukandara yagiye ngo hajya ntiwarenganya umukandara ibyo avuga uyu munsi wavuga ngo yego ariko nkahita ngewe hano gusuzugura amakenga oya jewe ibyo avuga uyu munsi navuga ngo yego ariko hajya muri history yaho bakubitiwe ni hehe wenda ibintu nishukumba ntago naje gusubiza uyu Bahaga ni hehe igisike cy'urundi kigeze gikore mu 23 ariko ubu turi gukonta ku byo wavuze none arimo aravanga u Rwanda ngo rwatinye Burundi ubundi Burundi bwa ingabo z'ubundi zananiwe igisirika cya 23 zashobora DF u Rwanda ngo ntago rwakinjirira no ku mupaka bahuriyeho ahubwo ngo rwitwikiraye mu 23 niyo Red Tabara babanje baka okay katuye ku Rwanda ngo kuko barazi ko bihindutse ngo kitakisigura ukuntu cyatsinzwe ngo kirazi Burundi ingene bugwana reka turebe ko batarabasha kwikingira operation zo mu kibira ikibira kimaze kugwamo imbonera kwezi niki kimaze kugwamo Burundi abarundi ba FND bangana gute kimaze kugwamo imbonera za FDL zingana iki ko batarabasha kubona aba bakomando bakora amaza operation hanyuma M23 turimaze gutwara amateka zingana iki uyu mugabo nyine ariko gutanga morale mbona ko ibyo ndayishimiye akabuze we uri kwivuga muri no minsi ibyo ariko ngewe nakwibaza ibyo avuga rwose pe kunyega M23 ari right no kwikina ku mubyimba ari right aho ari kwikina bundi nukuvuga ngo ngintuze hari nimba ari imbeba yamaze kunywa kuri Viagra irangije ati ipusiri y'igiterine byari ribyimbye kuri imbeba yara ibyimba iti ipusiri y'igiterine bana yanyoye no bashije no kwishobora ngo kurakuyo washyize hariya ngo baravuga ko diyarenda kubica bari agakanzu karenda kubica ariko ngo iposire ngo nyiterinda ariko reka twibaze M23 iri za Rurambo hejuru mu misozi hakurya mu misozi icungereye Uvira za Murenge na hehe twirwana irimo irabareba mu gihorihori muri za Rubarika M23 irimo irabareba mu gihorihori ariko ngo umukandara nge nijoro navuze ngo matter of time bizagera mu matariki 10 z'uku kwezi ibintu byose byacayutse tumaze kumenya ko ibyo Bahaga yavuze koko afite rezo cyangwa se tumaze kubona ko basanze ubundi nukuvuga ngo iyi ntare uyibonye gutya kumenya ukabona irimira kureba amaso yimira yareba yayaturumbuye iyo ntare ibisinziriye ariko isinzire gutyo ukazi ukayikora ku maso yayafatanyije nibwo intare bigiye kukurya ibi Barundi bari gukora nibyo bashaka kugira gute aya yabangaba bahuzana Colonel Bora ngo yavuze ati ngo nta gashishi gatondagira akaguru k'isake nta gashishi gatondagira akaguru k'isake yabwiraga Ndayishimiye uri Carama amubwira ko nta gashishi iyo gakoko katangiye yego meki urumva shobora uvuga ngo nta kaguru gatondagira nta gashishi gatondagira kuguru kw'inkoko cyangwa isake aba nabo mbe turabaha umwanya wo kwitondagira ariko umunsi zabatoraguririza abatoragura so byavuga jewe rwose Bahaga ibyo avuga ku ruhande rumwe ndamwumva ariko nkamwibutsa ko nta hantu nimwe nigeze mbona abarundi bakura M23 kuri defense nimwe ntago mvugira M23 ntandi ariko muri experience yanjye kuko wambaje nk'umuntu ukurikirana izi ntambara nk'umuntu umaze iminsi ukurikirana izino ntambara n'ubu nkanyikurikirana nuvuga ngo nta na rimwe nigeze mbona ubundi bwigeze butsinsura M23 ntaho rwose bananiwe gufata za Nyangezi ngo bayigaro yose baciye mu bice by'ariko byarabananiye ubu rero igihari amakuru hari shwa boy amakuru hari nuko uyu munsi wa none batayo abakuru b'amabatayo mu Burundi bamaze kuva mu ngamba bavuye mu misozi bari barimo kandi bakubwira ko iyo bamaze kuva mu misozi mu gitondo abantu babyumje tubivuga iyo bamaze kuva ku rugamba bari hafi ku Rwanda nuvanga abarundi bo bari tayari ku Rwanda ngabo zo zitari ku Rwanda
ntiziryama ziri tayari kurwana bavuga ko iyo abantu bataliyani kamanda bamaze kujya mu makonje baba bahunze umuriro ko barabizi ko Venezuela izagira gute ibahiga. Amakuru rero yani nabonye umuntu yanyoreje aravuga ngo aya ni amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi, bavuga ko ngo ijambo rya mbere bavuga ko muri senede bavuga ko ngo n'abatware bakongo igisoda cy'u Burundi gikomeye, ngo igisoda cyabo ngo cyatsinzwe muri Nord Kivu ngo kuko nta parteneri babafasha bari bafitse, ngo kiya gihe bararwanaga ariko bagatsindwa, ngo ariko ubu ngubu ingufu ngo barazifite zikwiye zo gutsinda burundu M23, ngo igihe bazobishakira hose cyane cyane ko ubu ari bo bapanga urugamba ataba babaciyemwo nko muri Nord Kivu na Bukavu. Bumvisha ibyo bavuga mu Burundi, ngo ni amakuru ya ndani ibiri mu gisirikare cy'u Burundi, sibyo? Drone zacu zagezwe. Icyakabiri akavuga ngo bavuga kandi ko nta bazariyeri bari bafise icyo gihe, ariko ubu ngubu bafite imbibi zose z'u Burundi ku birometero byinshi. Intambara izajya no muri ndakurahiye, sibyo ko byumva shabo. Intambara uzi ko yasutamye. Icya gatatu bati ubu turafise logistique n'ibirwanisho byose bikenewe ku rugamba kandi bihagije, bati si kimwe no muri Nord Kivu kuko bari wabo noneho. Yego. Icya kane bati ubu ngubu indwano izotworohera, dufise umumiliyoni w'imbonera kure FDLR na Wazalendo bamenyereye kurwana kandi twese tuzi neza tere y'imirwano twararwanye kuva kera bazi firidi. Ni ukuvuga ngo ikibuga urumva iri axe ya Sud Kivu nibamo General Hamada base nakubitwa bati M23 nta na hamwe izo duca, ntibashatse kuvuga ibindi bihugu hejuru y'Ububirigi bibafasha kugira ngo bazotsinde intambara, ariko bemera ko biriho. Basubize mu Kirundi wahejeje uretse nkubwira cyangwa icya gatanu. Bati nabirya bitoro bavuga ngo ntitubifise, turafise za reserve zikwiye i Burundi na Uvira zizodufasha kurwana amezi n'amezi. Barundi biteguye intambara, ubwo bafite ibigega barahunditse byose ntibabiteramo akababo bigashwanyuka byose bavuga n'ibiki. Hanyuma ikindi cya gatanu, ibyo byose rero nibyo bibatuma kubona ko M23 ntabyo ishoboye. Bati noneho twarabonye ko M23 itafise effective ikwiye yo kuturwanya, nta basirikare bakwiye bafise, ni bake. Umunsi wo kugurura umuriro, ubwo nukuvuga umunsi wo gufungura gutangiza urugamba, nta uzosigara. Bati Kivu Sud nini kandi tubarusha abarwanyi. Baremeza rero ko ngo matake yose bakora aba ari uko barimo barapima ingufu za M23. Bati tuzobarushisha tubakubite tubakurikirane. Abarundi se bagira dashwani bafite ibikoresho byinshi barabibona uko bafite izindi mbunda. Ari kuvuga ngo inubanga imirwano yose twabonaga yose za Nyangezi za Nyantende yari entrenema n'ugupima, yari imyitozo. Yego. Nanjye mbabwire mu Kirundi bumva. Asha barabahenze. Asha barabahenze. Gusa bafite bazariyeri nkuko bavuga. Ira ntambara yo twavuze irakomeye. None se kuko nawe uremera ko intambara yose bakubiswemo za Gicanga na yari imyitozo. Ntabwo mvuga ko bazatsinda, ariko abarundi bafite bazariyeri. Bafite bazariyeri nkuko bavuga, ni benshi. Bafite ibyo bintu bitatu rwose. Bafite bazariyeri, bafite imisozi, bafite minisiyo, bafite effective barayifite. Ikindi ibitero byabaye byose barapimaga. Mekireka tubwizanye ukuri, niba M23 yarashyize hasi Sadeke amakamyo 290 akaba amaze guca zuye intwaro n'izindi zikiriyo, amato y'intambara buri kimwe cyose bagifite. M23 ikadogingana atirari yari iri kuri Mogoma, igafata umusozi wa Goma. M23 igafata Kilimanyoka, M23 igafata ahantu hose ari strategique. Urambwira ngo uyu Murundi udafite igisirikare kiri trained niwe kuri flow abo bantu bahura. Sa nk'umupira nitawe n'umuntu uko wari ubimubimbwira.
abarundi pe mu by'ukuri ibyo mbayaga avuga n'ibyo n'aya makuru nakuye Burundi nta makuru wavuga ko afite aho ahuriye. Abarundi baritegura urugamba, wabyumvisha, bafite ibyo kurya, bafite essence, bafite imbunda, bafite buri kimwe cyose. Ariko nkibaza abarundi ntigeze mbona batsinda ahantu na hamwe ngo bahirukane M23, usibye ko M23 yahavaga ku bushake nka ngungu yavuye gakora wizuri kagenda nta masisi zone yigeze kuhava. Bafite izihe mbaraga zakora M23 muhariye? Si igisigaye cy'ubunizi ngo mu karere kirakomeye, gikomeye hehe wagitandukanye he na Wazarene na FDL tuzi yari ikomeye muri abo bose bazari ibyembe turi ikorera buri ihinagura. So rero intambara ikikwerekana iki reka tuzabirebe ikigiye kuba, hazaba intambara ikomeye kuko M23 yakwataka Uvira shwabo itari busubira inyuma. Ako bakubwira ko hagiye kuba icyo bita similitane y'abarundi se Sud Kivu batake, Nord Kivu batake, nahangaha batake. Ni bande bazataka? M23 nizataka na FARDC ari kuri kubipanga kuko nukuvuga ngo commanding center niba Masunzu yagiye asura ingabo kuri front nuko zimeze, wenda nuko nubwo uruboya yamuciyemo wenda agasanga bisubiza inyuma, ariko uko bisa kose agakayi k'intambara uburyo ipanze uyu mukuru w'ingabo z'u Burundi afite ni nako Masunzu afite. Birumvikana of course bagomba kuvugana, ariko ikintu cya mbere mbona hano nuko similitani bayipanze, ari bapanze similitani irimo yo bitaga generalize, hari bapanze bayita katapira, iyo yari yangungu na za Minova ndetse na za Sake. M23 bahinagurira bavunagura. So ntago nibaza, I'm asking myself how they will do. Sibyo bazakora iki batakoze, ni gute bazabikora? Rero igisubizo cyane nuko abarundi bagiye gukubitwa, kandi ariko se ntago uzi ko hari umuntu uvuga ngo retour njo match naye kubwira ngo M23 tugiye gukora urugamba rwa Uvira asubira inyuma, ibyo ari bangu none ntidushake dushire, kandi aba bagabo bazakubitwa byo ibi bavuga ngo bafite bazare barayifite kuko nibyo ibyo avuga rwose nibyo, bafite effective nini. Ikindi M23 yarabisuzuguje nibavuge ibyo rwose nibyo, ariko umunsi M23 izabakubita nta muntu uzabatabara kandi babazi bazaba Uvira izabakaho bro. Bino human Amnesty International ivuga ngo Uvira ngo ntuzagomera gwe abantu benshi, Uvira izabakaho, izaba ari umujyi w'urupfu. Ahubwo ikibazo n'abaturage nibo bakwiye kujya gute kwiyaruha hakiri kare. Bitabaye ibyo tugiye kubona akantu gateye ubwoba. Nuko mbona shobora nagomba ko Burundi buzigera bushima kuri M23, nagomba ko buzigera bushima kuri M23, ntago bwabishobora ngo u Rwanda ngo niyo komande maye mu 23 nabyo yabigarutseho, byo urabivuga hiki. Nta kindi bavuga kuvuga ngo u Rwanda ni komande maye mu M23, abagabo nicyo bagomba kuvuga ko ari komande maye mu M23, ariko bo ni komande maye FDL, Wazarendo, mai zose byose zatakataka zose. So kuvuga ngo u Rwanda niyo komande maye mu M23, ibyo ngibyo nyibaza igisubizo u Rwanda rukunze gusubiza ibyo rurabihakana. Ubwo rero niba ruhayakana ndavuga ngo ntayo. Uvira irafatwa cyane, Abarundi bari baranyeze umuro wo gufata Uvira, kuko rero twayivuze bazahunga batambere bambaye ukuyeta isigane uko wa muhanuzi yabivuze. Yego shariya moto tutakuwa kabisa, kuna moto utawaka tuzabireba. Urajya muri furo? Njyewe ntabwo amfite nzajyayo. Yewe ukuntu umurundi azaba arimo yiruka ariko kwereka M23 munsi y'ibirenge nzabireba ndebe uzambaraga uyumbaga rwose sinzi, tuzareba uzagira nzaba kandi bivuga uzaba uri kwerekana ati dore ngaha Abarundi dore ngaha bakuyemo imyenda. Ese Abarundi nabo bagira tekinike yo gukuramo imyenda. Hanyuma tugibuka havune twari turi kumwe ntiwababonye twanyuzeho ku mupaka bikoza abafundi bigize abafundi mukaya gato tugeze mu kigo cya kansa nkabona barabanzaniye kubanyuzaho mu ikamyo
urumva abo barundi bose ni kimwe rega iyo nabwiye ngo nta murundi nta wazarendo bose bakitinga kimwe wazarendo ni hunga nabo bazahunga nase bajya kubwira bazana bati muramenye ntimujyeyo mutadukwegera ko nimudukwegera iratuvunagura sibyo rero tugiye kubona akantu shabo tugiye kumva ku muriro ebe tuzaba gukosorera pe ebe turangira fata pinga yego byabuze mbona aba Kongomani benshi n'aba social media influencers barimo barabivuga bose abakomeye tujye gufata pinga Micombero nawe yeruye gute nawe pinga rwose irafatwa yego pinga irafatwa na sina pinga gusa afatwa n'indice byose nahoze mbona n'inkuru uri kuri bwiza.com reka tuyirebe uburyo mve tujye gufata ibice byinshi ariko ukurikije Burundi ukuntu buri kunyega Barundi banyega M23 shaba afite reason rwose ngiye gufata pinga nta kintu bimbwiye ubu ngubu si wavuze ngo arahantu kandi umugabo meki yego hari ahantu ngo ufate umugabo pe ngo iyo wajisha umugabo match ubirangije umunsi bazafata Uvira bazaziritse ubutegetsi bw'u Burundi buzaba butagifite kwinyagambara Uvira izaba ari nkuza ari amaboro bazabafasha y'u Burundi bazabafasha kuri pumbu mwana bazaba bafashe kuri mwana w'umunayikara Uvira yo ni hatari Uvira izaba ari punch kandi Uvira izaba ari ahantu bafata umugabo akicara ibi bavuga ngo dufite kuko muri ibi bavuga mu makuru ava mu Burundi mu gisirikare cy'ubundi bo barishima ko muri Uvira bafite ibigega muri Uvira bafite buri kimwe vuga ngo store z'imbunda ziraza wazarendo imbonera kure zifite ama defense muri Uvira so urumva rero gufata Uvira bizabivuze ko bazaba basohowe mwara kandi urareba neza niba tuzafata Uvira ijya gufata na Karemi gufata Karemi bizabivuze ko Burundi buzaba butakaje icyo bita bazari icitwa cyose aho buhuriye na Kongo uruko urumva ko umurundi azabashize muri Kongo noneho kandi kamakuru aturuka muri Republika Demokarasi ya Kongo aravuga ko M23 igiye gufata umujyi wayo ukomeye muri territoire ya Walikale nta wundi ni pinga bavuga ko aya makuru avuga ko mu mpera z'icyumweru gishize aribwo M23 yongeye cyane ingabo n'ibikoresho mu bice bitandukanye nko mu bice bya Masisi Nyabyondo Kasopo Nyabyondo Kiyumba ho muri Masisi amakuru avuga ko kuwa gatanu w'icyumweru gishize habonetse imodoka nyinshi zajyanaga ingabo ndetse n'ibikoresho uwo munsi nimugoroba byibura ngo muri santere ya Nyabyondo hageze amakamyo 7 yo mu bwoko bwa Kamazi yari atwaye abasirikare mbere yuko kuwa gatandatu hagera andi ane bavuga ko sibye Amasisi ingabo ngo n'ibikoresho bya M23 ngo byanongeye mu bice bya Kasheberi Kibati muri teritwari ya Walikale bavuga ko muri teritwari kandi urujya n'uruza rw'ibikoresho n'ingabo za M23 rwagaragaye mu bice bya Karembe Karonge Pinga ndetse amakuru avuga ko M23 mu nama yakoranye n'abaturage bo mu gace ka Karembe yabemereye ko ifite gahunda yo kurasa umujyi wa Pinga ikawigarurira Pinga ni umujyi wo muri teritwari ya Walikale uri mu kilometero bisaga 150 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umujyi wa Goma bivuga ko kandi uriya M23 mu minsi ngo werekezaga intwaro zawo ziremereye mu gace ka Mpeti kuri ubu rero ngo hari impungenge z'uko imirwano ikomeye igomba kuba ikindi twavuga nuko M23 nabwo ejo bundi yerekeje ibikoresho muri Sud Kivu abanyabukaba bakaba ko byerekeye muri Kamanyura uko niko ibintu bihagaze ibintu rero umva ko ari shambarite uko niko ibintu bihagaze uyu mujyi urafatwa meki harafatwa imijyi nk'ibi harafata imijyi nk'ibi M23 igiye kwataka Pinga iyifate ishobora gufata uhita ifata Pinga cyangwa ihita ifata Uvira uvuga ngo mu bintu abantu bagomba kwitega tombe ishobora kubamo tombe ya Uvira cyangwa tombe ya Pinga hose harashoboka hamwe muri ho harafatwa icyo ni cyo umuntu yavuga Shwabo rero bavuga ngo byo kurinyega n'iki baranyega M23 rwose bafite umwanya ariko banafite n'uruvugiro pe sibyo bafite uruvugiro cyane kadutegereze turebe
kadutegereze turebe kuko buriya ibimenyetso by'imvura ni inkuba kandi inkuba twazibonye ko ziri gukubita gusa nyine ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye rwose. Muri rusange twabwira abantu ko urugamba rwashyushye, mwumvishe ko abarundi bo barimo baniyega mu bitura barayiryaga nyine kubera ko bafite impamvu, ariko cyo tuzi cyo twe nk'abantu bakurikirana amakuru hafi abantu, njye nabwira abantu bakurikira Bwiza TV cyangwa bakunze gukurikira ibiganiro byanjye bakunda inkuru z'intambara, amakuru yongeye yabonetse Shabo, abantu bakunda inkuru z'intambara amakuru yongeye yabonetse. Hari imijyi igiye kujya mu ifata Uvira izahita ikomeza na Karemi, kandi mu bizandi ifata ishobora gufata pingi gahagarara cyangwa se igahita ikomeza, ariko genda reba hano harimo offensive M23 igiye gukora kwa advance gakujya imbere, kandi muri offensive ishobora kujijisha hamwe igahita ifata handi cyangwa ikafata hose. Ibi rero turi kubona tuzabona gusa nyine intambara tugiye kubivuga tu. So ndumva rero twasoreza hano Shabo. Yego reka dusoreze ahangaha, ariko abantu tubabwira ko urugendo rukomeje. Ibi twumva gutya nyine ni imyitozo iba mbere ya match. Abantu rero bagomba kuduherekeza Meki bakatugeza kuri furo rwose kuri bwa buryo ya nimero yibibutse 0788554010 0788554010. Iyo niyo nimero abantu bashobora guteraho inkunga yanyu, mukatera inkunga tukabasha kujya gute gumya kukavaringa izi nkuru, gumya gukora kuko mudahari duhari, mutamaze nitumaze kandi turabakunda santima. Kaye nguko. Ngo rero mugire amahoro y'Imana. Ngewe yari Jean Paul Shwaboy, cyangwa se byakunanira ukavuga mwana ndake. N'ubundi ndake z'abarundi tugiye kongera kujya kuzisaka. Zakukubitiramo mine abarundi bashyiramo mine nyinshi cyane. Ijoro ryiza. Yego.